numvaga ko ari ibintu twakundi wiga amezi 3 ntago narinzi ko. Uyu ni umwe mu banyeshuri barangije icyiciro rusange umwaka ushize bakoherezwa kwiga amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro muri Nyarushiji TSS, ariko bakabanza guseta ibirenge kubera kutagira amakuru ahagije kuri ayo masomo. Numvaga ko nasibira nkabona amanota yo kujya kwiga ku kindi kigo cya boarding kigakirara. Numvaga ko ari ibintu twakundi wiga amezi 3 ntago narinzi ko ari imyaka 3. Natangiriye igihundwe muri groupe niga MCE, numva nyine MCE nta kigenda cyayo, nyine numva ko nakiga imyuga, numva ari byo byanteza imbere, nkako cyanshobora gukora ikintu nkakigurisha ntavuze ngo ngiye kugenda ku isoko, umuntu ashobora kuza akagikena akambaza akambwira ngo kino kintu ushaka kukinkorera, nkakimukorera bitewe n'uko agikunze. Iri shuri ryateguye imurikabikorwa rigamije kwereka ababyeyi n'abanyeshuri bitegura guhitamo amasomo bazakomeza mu mwaka wa 4 kugira ngo bagire amakuru ahagije kubihigirwa banamenye ibyiza byo kwiga imyuga nk'uko umuyobozi w'iri shuri Juma Kajiga bivuga. Mu gihembwe cya mbere nyine tutangira ntago bari bazi TSS cyari cyo, bamwe baboreje kwiga bamaze gutoranya ibigo baborezi iwacu, ariko bo nibaje bitewe nuko nta makuru bari bafite. Ababyeyi benshi barafite imyumvire yuko ngo umwana wabuze ishuri ajya mu myuga, ntago ari uko bimeze. Rero ni muri ubwo buryo rero twakoze uyu munsi muri kabikorwa mu rwego rwo gushishikariza abana bazitabira umwaka utaha, kubera ko mu gihe cya vuba bazajya gutoranya amasection. Nibongere gufata imyuga nk'ari ibintu bidafite icyo bimaze, kuko iyo uvuye hano wita kuba umugabo cyangwa ukaba umugore ujya kwifasha mu rugo. Bamwe mu biga mu cyiciro rusange bakerensaga amasomo y'imyuga nyuma yo kwitabirira imurikabikorwa bakabona ibyigirwa mu mashuri ya TSS, bavuze ko byabakuye igihu ku maso. Mbere nabonaga imyuga nta kintu ivuze muri njyewe, nkabona ntayihitamo muri section nzajya kwiga mu wa 4 mu mwaka utaha. Ubu ngubu nahisemo ko ariyo nzahitamo kuko nabonye binshimishije cyane. Nabonye hari amasection menshi atandukanye, navuga ati buriya aho kugira ngo njye kwiga zira section zimwe nzarangiza ngashomera, naza kwiga zino section z'imyuga nazabasha kugira icyo nengeza mu myaka iri imbere. Iki ngiki nzagitora nk'inshuro ebyiri cyangwa nzanakibanza no ku mwanya wa mbere kugira ngo bazabashe kukimpereza. Ishuri rya Nyarushiji TSS rimaze igihe gito ritangije amasomo y'ubudozi n'imideri, ubwubatsi n'ububaji bugezweho, amashanyarazi no gusudira, byose byigwa mu gihe cy'imyaka 3. Riri mu yigisha ubumenyi ngiro afatwa nk'ikitegerezo mu karere ka Rusizi bitewe n'ibikoresho bigezweho rifite. Icyakora nanone umubare w'abanyeshuri baryigamo uracyari hasi ugereranyije n'abari bahoherejwe. Iki ngiki nzagitora nk'inshuro ebyiri. Radio TV 10 mu karere ka Rusizi, Gendijante Ndayisaba.